Igice cya 9. Umudendezo w'ababwirizabutumwa. Mbese sindi uw'umudendezo? Sindi intumwa? Sinabonye umwami wacu Yesu? Namwe ni muri umurimo wanjye mu mwami? Niba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwe ndiyo, kuko mwebwe ubwanyu ari mwe kimenyetso cyanjye cyo kuba intumwa y'umwami. Ibi nibyo nireguza ku bandega. Mbese nitwemererwa kurya no kunywa? Nitwakwemererwa kugira abagore bizera ngo tujyane nabo nk'uko izindi ntumwa zigenza? Na bene se w'umwami Yesu na Kefa cyangwa njye na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera? Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarya imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga atyo? Byanditswe mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka n'izimana yitaho gusa, cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringiye kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe? Ariko ntituragakoresha ubwo butware, ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko njyeweho ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere. Ibyambera byiza ahubwo ni uko napfa, kuruta uko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata, kuko ari byo mpatirwa gukora. Ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa bitewe gusa nuko mpawe ubusonga, nzagororerwa iki? Nuko rero iyo mvuga ubutumwa mbuvuga ku buntu, nakurikije rwose ubutware bwanjye umubwirizabutumwa. Pawulo yifatanya n'abantu batari bamwe ngo abone uko abakiza. Nuko kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose kugira ngo ndusheho kunguka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo nunguke Abayuda, no ku batwarwa n'amategeko nabaye nk'utwarwa n'amategeko, nubwo ku bwanjye ntatwarwa nayo, kugira ngo nunguke abatwarwa n'amategeko. Ku badafite amategeko nabaye nk'udafite amategeko, kugira ngo nunguke abadafite amategeko. Ariko ku Mana sindi udafite amategeko, ahubwo ntwarwa n'amategeko ya Kristo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye, kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose, kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Kandi ibyo byose mbikora ku bw'ubutumwa, ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, kandi ugororerwa akaba umwe? Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi ahajya, nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe.